Nubwo benshi batekereza ko abagabo batita cyane ku rukundo nk'uko abagore babigenza, ubushakashatsi bwerekanye ko ari bo bafite intimba nyinshi iyo batandukanye n'abo bakundanaga. Abahanga mu by'imitekerereze bo muri kaminuza zo mu Bwongereza no mu Busuwisi bakoze ubushakashatsi bwagutse ari nabwo bwa mbere bwakozwe ku ngaruka zo gutandukana n'uwo mwakundanaga, dore ko hari abo bishegesha kugeza bitabaje abaganga b'indwara zo mu mutwe ndetse n'imitekerereze. Abantu barenga 184 bo mu mpande zitandukanye z'isi basangije abashakashatsi inkuru zabo z'urukundo biciye ku mbuga zikusanyamakuru mu buryo bw'ibanga. Ibibazo bikunze kugaragara nko kutaganira bifatika, bad communication, ikibazo cy'icyizere, igihe gito abantu bagenera abo bakundana ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko ikidasanzwe cyagaragaye ni uko abagabo aribo bagiye bagaragaza ko bakozwe ku mutima cyane no gutandukana n'abo bakundanaga kurusha abagore. Ibibazo byabo byaranzwe n'amagambo arimo kwiheba, kurira ndetse no gukomereka k'umutima. Byagaragaye kandi ko abagabo bashakaga cyane ubufasha ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'imbuga za interinete mu gihe bahuye n'ibibazo mu rukundo. Abagore bo bashakaga ubufasha biciye mu biganiro n'abaganga cyangwa inshuti. Entwistle, umwe mu bashakashatsi, yagize ati by'umwihariko kuba abagabo baragaragaje amarangamutima menshi bigaragaza ko nabo bakomeretswa cyane n'urukundo kimwe n'abagore igihe urukundo rusenyutse. Abashakashatsi basoza bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko ubu bushakashatsi bwafasha mu kurwanya imyumvire ko abagabo batagomba kugaragaza amarangamutima ndetse bikanatuma abantu bose cyane cyane abagabo bumva ko ntacyo bitwaye gusaba ubufasha igihe barimo kurwana n'ibibazo bitandukanye birimo iby'urukundo.